yawubwiye ngo twe turumva ko umukinnyi yakinira APR ariko mu gihe deal yaba yapfuye ya GS Kabiri yaba itagishoboka niba mwemera gutegereza gende gute. Bamwe mu bayobozi ba APR bivugwa ko bo rwose batekerezaga kumureka ni nako bikwiye kubera ko ariko hejuru mu buyobozi mu bandi ba seniors bari mu buyobozi bwa APR bakavuga ngo no numukomeze mugerageze ntago abakinnyi bose dufite b'abanyarwanda bakomeye barekurirwa rimwe niba ibyo yifuza mubona bikwiriye bimuhere ubushobozi bwacu mu bimuhe igisigaye rero ni Yunusu ariko umutego urumva none GS Kabiri biramutse byanze nibwo ibyo wenda bifuza urumva GS Kabiri ni ya mbere ngiye ya mbere mbere ya byose abantu babyumve ushobora gushyira miliyoni 100 hano bakazanga kavuga ati GS Kabiri atanga mu $200 y'amadolari ni miliyoni 300 n'umushahara uri hejuru sibyo n'urugero itaraduhakanira iryo jana ntituryemera ubu ni umutego nawo urumva kare ngo umuhagarari yavuze ko GS Kabiri keretse byanze ariko mu gihe GS Kabiri yavuga ngo iracyamukeneye rucabana kuko washira miliyoni 100 nazemere nubwo abantu bumva ngo miliyoni 100 ni nyinshi niho rizo rikomeye cyane kazungu kuri APR iri mu ihurizo rikomeye cyane kuri abo bakinnyi kubera ko kugira ngo ikine igomba kuba ifite abanyarwanda beza mu mibare beza mu mibare nayo yarabinanije rwose urumva keretse ni Ferwafa ifungurira amakipe igomba gufungura ikorohereza guteza ibibazo ikagikoresha abanyamahanga 12 wabanza mu 11 ariko ibyo bintu ngo urabona ngo abanyarwanda batatu bagomba kuba barimo ku banyamahanga kuvuga ngo uwo ni Yunusu turimo tuvuga ariko hari umwagenti kano ubwatsi zirafite ubwatsi hari umwagenti w'umunyatunisia usanzwe utuye mu Bufaransa niwe watanze profile ya Yunusu kundeshe n'imyaka ye y'amavuko niwe watanze nyine profile ya Yunusu muri GS Kabiri. Yunusu ari mu mayira abiri APR kwemera kumuhereza ibyo yayisabye uyu munsi Karenze kuri telefone ntabwo byumvise navuze nti bya Yunusu bikeneye gusobanuka abantu batumva we bose turabajyaho umwe kuri umwe ngo Yunusu niwe watubwiye ngo Clement ntabwo Claude ashobora gusinya wabitubwiye mbere watubwira ngo ashaka gukina hanze naruboneka iyo bimeze bityo rero nk'uko Casemiro byari bimeze niyo wamuha miliyoni 100 ntiyazemera cyane kuko nabira babo ngo barasaba 100 ndahamya ko nyirango bababeshyiraga ushaka gukina hanze se gusaba miliyoni 100 gute warashaka gukina hanze nashaka amafaranga nabisobanuye ngo Yunusu urugero ushaka kumuha 50 y'amadolari cyangwa miliyoni 75 akazemera kurushije nazo mu Rwanda. Yunusu we urumva mbere igitekerezo cyari kuvuga ngo Yunusu aracyari muto sibyo ashaka gukina indi myaka 2 hano kandi akaba akiri muto yagurwa n'ahandi urumva APR nishobora gutanga ibyo twifuza bene se nibo babirimo ba Buba nimuha ibyo twifuza sibyo ashobora gukina indi myaka 2 hano cyangwa se niyo yakina umwe nyuma akagurishwa na APR nk'umukinnyi wa APR ntacyo byaba bitwaye ariko nabyo bigomba kugira ikiguzi kinini gishobora kumuhindurira ubuzima ikiri mu buze kujya hanze sibyo ashobora kubonamo inzu ashobora kubonamo nyine ikintu gifatika niba ari miliyoni 100 zibe ziri ku meza bamenye iyo myaka tubikubita hano nyuma yayo harimo n'ingingo ivuga ngo ikipe izankenera izatanga ibi urimo urabyumva niyo cyakoroshya mu cyazanye Yunusu ku myaka ye kuri taye kuba ahamagara mu kipe y'igihugu ni tuvugishije boro rwose imyaka Yunusu yo kujya hanze se yise ubundi ni ariko ni hanze h'Iburayi gukina hanze imyaka 5 ni hanze Iburayi hanze muri Afrika niyo yakongeraho indi 2 yaba akiri umukinnyi ukenewe n'amakipe ya hano bamanzi se bagiye bafite ingaruka Bayamabure se ntibari hanze kandi twibukiranye kuki twumva muri Afrika gusa kugira ngo ujye Burayi hari n'igihe zibanza inyura muri izo kintu za GS Kabiri none so inzu nyura mufite 26 ubu kigiye Burayi niba ufite 23 Yunusu n'urugero ukajya muri GS Kabiri ugasoza ufite 25 kuko uvuye muri Algeria ikipe z'Iburayi kukugura biroroshye cyane ariko niba ibeshye ukajya ufite 26 ni 7 nta kipe y'Iburayi yabikikuguza nibyo nababwira hari imyaka narengwa situation ya Yunusu Iburayi bagura muri Algeria muri Maroc mu Misiri icyo nacyo nuko kireba situation ya Yunusu uyu munsi niho ndi kubabwira igeze bafite uwo mutipe bita umutipe umuhagarariye Philippe w'umunyahu ukomoka i Huye yitwa Philippe
niwe wamuhuje n'umwagenti w'umunyatuniziya kuko bararutana uba mu Bufaransa ya intermediaries baba bafite niwe wamuje n'uwo mwagenti w'umunyatuniziya ariko uba mu Bufaransa niwe watanze profile ye muri GS amwereka indeshyo ye byose amubwira ko ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi uhamagarwa amwereka ko abanzamo muri APR itwara shampiyona ibyibanze arabimuha umufaransa ati uwo niwe nkeneye. Philippe rero hamagarwa ku biro bya PER yabwiye iki ubuyobozi yawubwiye ngo twe turumva ko umukinnyi yakinira APR ariko mu gihe deal yaba yapfuye ya GS Kabiri yaba itagishoboka niba mwemera gutegereza gende gute. Bamwe mu bayobozi ba PER bivugwa ko bo rwose batekerezaga kumureka nako bikwiye kubera ko ariko hejuru mu buyobozi mu bandi ba seniors bari mu buyobozi bwa PER bakavuga ngo no nimukomeze mugerageze ntago abakinnyi bose dufite b'abanyarwanda bakomeye barekurirwa rimwe niba ibyo yifuza mubona bikwiriye bimuhere ubushobozi bwacu mu bimuhe. Igisigaye rero ni Yunusu ariko mu mutego urumva hari nanone GS Kabiri biramutse byanze yego nibwo ibyo wenda bifuza urumva GS Kabiri ni ya mbere ngiye ya mbere mbere ya byose abantu babyumve ushobora gushyira miliyoni 100 hano bakasanga kavuga ati GS Kabiri atanga mu $200 y'amadolari ni miliyoni 300 n'umushahara uri hejuru sibyo n'urugero itaraduhakanira iryo jana ntituryemera ubu ni umutego nawo urumva kane ngo umuhagarariye yavuze ko GS Kabiri keretse byanze ariko mu gihe GS Kabiri yavuga ngo iracyamukeneye ruca abana kuko washyiraho miliyoni 100 ntazemere nubwo abantu bumva ngo miliyoni 100 ni nyinshi. Ni ihurizo rikomeye cyane Kazungu kuri APR iri mu ihurizo rikomeye cyane kuri abo bakinnyi kubera ko kugira ngo ikine igomba kuba ifite abanyarwanda beza mu mibare beza mu mibare nayo yarabinanije rwose urumva keretse ni Ferwafa ifungurira amakipe igomba gufungura ikorohereza kuko iraza guteza ibibazo ikagikoresha abanyamahanga 12 wabanza mu 11 ariko ibyo bintu ngo urabona ngo abanyarwanda 3 bagomba kuba barimo ku banyamahanga umunani kuvuga ngo uwo ni Yunusu turimo tuvuga ariko Kagege nawe ni yindi case ikomeye cyane ubwo rero turayinjiramo reka dusoze kuri Yunusu kuko giye mu gitondo navuganye n'uyu Philippe amakuru rwose ya Kagege yewe amaze kubona ko arenze byatubwiye twabyumvise neza ariko amaze kubona ko n'abavuga ngo baruboneka bakurode barasa miliyoni 100 bashobora ko bababeshyira nta mafaranga basabye ubwo barashaka gukina hanze ubwo turangiza kuri Yunusu mu gitondo navuganye na management ya Yunusu irambwira ngo bategereje ko GS Kabiri ifungura breaking nyine ifungura iza ry'abakinnyi b'abanyamahanga ubu bari gusinyisha bari gutangaza abene igihugu muri Algeria bivuze ko kuri Yunusu ku rugero rwa 50 biracyari 50-50 ko yakinira pe mwaka utaha biragoye pe. Nose niba dutegereje gutyo nta biganiro bagiranye bitanga icyizere y'uko ibiganiro birahari na GS Kabiri kandi nasi nkuru nabonye ngo yongereye amasezerano nayo ntago warongera Yunusu nagarongera cyangwa yongereye mwibangana nagarongera tukuyakira navuganye na management ye mu gitondo nese uwo mutipe Philippe ntabwo nari muzi natunguwe nuko ari umwagent wa Babaka kwitonda Rebaka ntabwo nari mbisikari wamugurishe muri ngo afite abakinnyi b'abanyarwanda ngo abanyarwanda ntawe ni umunyarwanda ariko ukorana n'umwagent w'umunyatuniziya utuye mu Bufaransa ntabwo nari muzi kandi rwose ubona ko ari umutipe wize ubona ko ubisobanukiwe utanatinya kukubwira rwose kari muri management ya Yunusu ntabwo atinya kwikubwira ubwo twinjiye muri dosiye ya kabiri ya Kagege ariko ntabwo wavuga ngo uyu mwana arasha umupira Ramazani aramusha ko niyo nkafite ngo imbaraga arazifite aya Ramazani ari hejuru amajoti aranihuta Ramazani yakiri hasi Kigali ibitego by'umwana se Ramazani avuye muri Kigali yatsinze bingahe arafite nka 7 arunde yakinaga ku winga aje ku winga bakaramwirukana apere yanze umukinnyi mwiza gwe kimwirukana nyine yanze gutunga umukinnyi mwiza kegiye kumurika oya kuri Ramazani ranatubwira situation ye sindamenya ko we yavuze ko akiri muri aperi ariko jewe ubwanjye ntabwo akiri umukinnyi muri sezo ntiyanafungura imishumi ya Ramazani oya umukinnyi ashobora kugira sezo mbi none se ko aperi shaka Rene
sibyo ikarekura barafinda nuko nyine ubu kakagera namaze guca kuri barafinda numbers none se no mu ikipe y'igihugu yatangiye kumwicaza ariko cyose si ibintu bigaragara uriya mwana erega none se Rene yatsinze ibitego bingahe muri Kiyovu ariko oya reka tujye nta kibazo turebe imibare nta gitego urumva hari ikintu kimuvugira nta gitego na kimwe afite muri APR kandi yahawe umwanya wo gukina oya yasubiye inyuma kandi we noneho barafinda n'imyaka yiruta iya Ramazani ntashaje kangu ni umusaza n'abarisene baragenda bamuzunga nawe najya hanze aperetunga abantu urumva ntabwo ujije ngo umuntu arusha undi ahubwo yarigiye muri system umutoza ashaka gukina ari ufitingamo undi adafitinga ayo ntibakatega yose fitting ari yabona uyu ntabwo kubona umwanya biragoye biragoye gusa ya Ramazani rero mutangaza we bimeze bite ubwo kuri iyo poste ye n'ubara abakinnyi b'abanyamahanga bazajya bajya muri stade sibyo usanga uno mwana kuri bench azaba ariyo kandi azaba afite umwanya wo kuba yajya musimbuza nibango niba abakinnyi ya APR yinjije b'abanyarwanda wa Mogani ikintu nacyo Mameri Dawo niba Tarawore yakinye na Dawuda na Zekiganda hagati sibyo ubwo Mameri Dawo n'ubusanzwe ubwo ari muri stade gute Merida ntago ajya muri stade reka tuyijyeho tureba abakinnyi nanjye ndi kumwe na Merida wamuzamurutse kari agapira twarakuriye ntago bikunda ngo bizaterwa na Tarawore uko azabakina niba cyaje gukina 10 nuzo ngo Dawuda ni uzajya stade ese nese reka nkwereka abanyamahanga ubwo bazajya baba ari umunani nese so umuzamu nyine yarwana uko yuzamu so umukinnyi wo muri Central babiri si Sekiganda batatu si Dawuda bane si Watara batanu si Traore batandatu si Togi cyangwa undi mwataka Togi barakora taragurundi babaze Togi cyangwa undi uzaza no mu winga wundi n'uyu wa mwinga oya Rene ni uzajya ukina mu winga wa mwinga nuzavuye se Côte d'Ivoire Michel Amani Michel abanyamahanga bazajya bajya mu bafana nyine abanyarwanda batatu nabaye nanuza na abanyarwanda batatu nabaye cyangwa haje rutayizamu na Togi abari mu bafana uko bimeze champion Rwanda no sindagura muri champion Pierre nasinye amasezerano afite imikino 15 turamugeraho izo ni match rendezvous nabo bazajya iyi niyo mpamvu nabemeye ko batekereje kongerera Pierre amasezerano umuzamu w'umunyarwanda ariko tuvuge match Kabombo tumanuke Sekafa turi muri Sekafa bose baremeye na bench baremeye abo barubuguza uremera ko bazajya bari kure cyane nyine nose baseka manu bayiranzi babaga muri Sekafa y'abanyamahanga bazagamo bayiranzi babaga muri stade oyambwire nyine nose bayiranzi n'abakinnyi bakomeye rubuguza nibyo yemeye yarabanje gukubwira wenda cyangwa Champions League APR igiye gukina match mpuzamahanga bazajya bari nyine arasa rubuguza arengana nta na kimwe cyakana cyane rubuguza mpamvu azajya ajyamo Merida oya impamvu ubwo ubara ba bench y'abanyarwanda bazajya bajya kuri bench muri Sekafa mutangaza muri Sekafa banze abanyamahanga no Traore reka nkubwize ukuri uyu mujene ashobora kuzaza ari refreshinze ari umuntu ushaka indi kontra umuntu witwa Merida umupira arawuzi mwinshi witwa Merida arawuzi umupira nyine ngo ariko nawe kabiri Sekafa arawuzi we na Dawuda kwanza bose kigana kore cyane hari nka match abajene barasaba byari kazajya yicara nawe cyapasa kine oya da harimo tuna champion conversation turi kuvuga y'amazina abo banyarwanda wowe abazaba niba ari abo muri defense match bacenetse Faustin Dawuda Yusufu Memeri Dao n'umutara mutwa Traore iyo mediane nukurema ibitego n'inkingi ya Portugal nasuka ryitwese kiganda ririmo no kurema hakurya hari Michel hakurya hari Watara hakuno hari umwataka kuri point bacenetse nushaka kwita ufata Yunusu umuteke wa mudefenseur wundi ufate hakurya Bugingo cyangwa se Christian Kajeje kuri kabiri mwizamu ushire mu ubonye ntari izabige ibyo byo kumbwira ngo rero abajene bagarutse muri forme zabo trust me waba victime nese kigana mu banyamahanga simbibwiriye Dawuda Yusufu yabonetse yakina gatandatu ibyo bireta bimira uyu mutara Traore yakina 8-10 mwitwa Merida yakina 8-10 ubwo agapira kagumye muri iyo mediane baragatembereza ubwo abanyarwanda bombi banga abana bombi bahite bajya ku gatebe
baze kuba basimbura bibaye ngombwa. ahubwo witwa Sekiganda rimwe na rimwe nawe reka ajya mu stade ubu asenga imana witwa uyu mutara mutwe Dodo Yusufu ntabesere n'abaseri umujene ikipe yitwa Samaritex yatwaye shampiyona akina gatandatu ariko iyi ngiyi ya holding y'abantu bari model ubu awure kipe reka bayana ukina oya ku makipe mato ya ku makipe mato nzi ko Sekiganda ntago azigera muri kibuga makipe mato ya za Gicumbi za ntago ajya giteza gikina ariko bitewe n'ikibuga Sekiganda bakubwira yuko bino bigo by'amasentetike match yiraramuka ariko kuri stade Amahoro bino by'ibyatsi Sekiganda yaguhitana birazwe hari umukinnyi waza kwanza rero no kwica kuri hano n'ibaka twazo tugana baka arambwira ati inzozi mbi nugura na Sekiganda mu kibuga cy'ibyatsi ati natwe ubwacu kujya gura n'ikipe yitwa AP uzi ko mugiye gura mu Mahoro harimo Sekiganda ariko nanjye iyo duhuriye kuri tatu ndi gukina hagati ndamugaragura ntankurikira ya marya match zose za mato uzigera umva ari umukinnyi kugira ngo reprofile ngo tabasha synthetic aragenda ikibuga gisanzwe aragenda ameze neza rero ari donc nyamupfura kimeze gutya ku murongo Memeri Dawoza stress zizarangiye nuwo Traoré bigakunda nawe ntiyakira ubunyarugenge nk'abandi bose. aha ubwo twari duhereye kuri Rubuguza kugira ngo tumuvireho rimwe rero banze tubwiye kuri Ramazani situation y'imeze iti ubwo ni kuri iyo post urumva ko abakinnyi Memeri Dawo arahari kuri iyo nimero 10 Traoré arahari murumuna bagiye kuza murumuna we ashaka kwinjiramo Rubuguza nabaho hagati nawe arahari Ramazani icyerekezo bimeze biti Ramazani APR Football Club uwe ayifashije yajya kwisabira rizita akavuga ati ndasesera amasezerano ngiye gushakira kontara nkuko Kiyovu mushaka cyangwa se indi kipe mushaka nayo igatera inama ikajya kumusaba muri APR ikandika ikamusaba bitarangiza ibyo Ramazani APR zamuga ati tugiye gusaba ikipe tugutizamo bazi na wa Eme rwose nabonye yarashyizeho na dread nibizi Ramazani ashobora kwikanga asimbuye muri umunawe muri Marine ya nanjye Ramazani ni inshuti yanjye cyane ndamwemera Ramazani ashobora gutirwa n'ikipe ya Kiyovu Sport Ramazani ashobora gutizwa mu kipe ya gusesengura Ramazani nasoza n'umupira ashaka kuzamusesenguza urumva skandanda y'Iburayi uburyo abagenda cyane no gutoza amugara no mu buzima busanzwe uretse ko ni nawe umuntu abonye bura muri APR ikipe ishaka kugendera